ubushize narabibabwiye mugira ngo ndakina nta muntu n'umwe wagomeye u Rwanda ngo bimugwa amahoro ndagaso mwarabibonye nagiye mbwira cyamukanyika inshuro nyinshi ndakibwira ntisha igihe cyawe kizagira uzajya kubona ubone wisanze Kigali suru wa mbere nugiye kuba n'uwa nyuma nta muntu ujya upfa kugenda gutyo gusa yaragomeye u Rwanda sha ngo bizamuhire sha aginga yangaya ntarashobora kuba arimo aratekereza ibintu bikomeye cyane. Leta ya Denmark ishobora guhita ivuga iti tayari ubu ngubu ugiye gufata indege yerekeza i Kanombe. Cyararaga gisakuza kivuga nk'idubu mu nzu gisakuriza abanyadanimark n'ibiki byose, ariko ubu ngubu bakimara kugica Yes, reka twizere ko mumeze neza aho muherereye hose hirya no hino ku isi. Mbere yuko dutangira iki kiganiro munyemerere tubanze twumvire hamwe ibijyanye n'izi video aho Minisitiri Dr Bizimana Jean Damascene wa Minubumwe yagarutse kuwitwa Mukankiko ukomeje kuroga urubyiruko bitewe n'ibiganiro agenda acisha ku mbuga nkoranyambaga ze zigiye zitandukanye, agira inama urubyiruko kugira ngo rubashe kuba rwamwirinda. Hari umugore wadutse witwa Mukankiko Sylvie Mutabazi kuri YouTube, ndabasabye muzabikurikire. N'uburozi nta muntu waba meya cyangwa ngo abe gitifu adakurikira ibintu Mukankiko ariho avuga kuri YouTube. Abivuga nawe nigira atya nifata atya yerekana ko muzabikurikire. Nzawa n'inkotanyi ahubwo narakorera training do nkotangira ijya muzana ngo muri bicucu ibigoryi nibigoryi ubwenge ibigoryi barusha ubwenge nabimara zarahagurutse kubera Mukankiko ngo hana nazo mpaka ngo mufite mareta ngo rwo ryateye imbere niba igihugu cyateye imbere mushaka we mwakoze ibyo mukora izina ryanyu mukarire. Hari icyo mbatwaye mwari mwambara i Kigali nje kubarira ibiryo cyangwa nje kubanywera amazi niyo misege yawe yose ngo za kabare ngo n'abajenerali ngo ibyo byose rwose ngo n'abayobozi b'igihugu babaye abayobozi b'igihuru. U Rwanda ni igihuru, nta mategeko rugira, ibyana byirwa byasamye bitukana, urumva ibyana nta kazi bigira bigirwa bizenguruka nka roho mbi. Ariho araroga urubyiruko rw'u Rwanda, arateranya abanyarwanda, kandi ubwo arabikora aricyo siwe wenyine. Bibateye amatsiko, bizatuma aho muzabonera akanya muzabikurikire. Ntimukeneye gukoreba video ze nyinshi, muzarebe nk'ebyiri eshatu zirabahagije kubereka akamaro ko kubaka ubumwe bw'abanyarwanda no kubereka ko icyabushenye kigihari, kuko noneho na communication na social media zarabyoroheje. Icyagaragaza mu by'ukuri Mukankiko wenda ubwo abataramubona ariko muzabirebe, arerekana ibintu bibiri bikomeye. Icya mbere ni urwango afitiye abo yita inyenzi, abinyenzi na FPR, kabatuka pe ku buryo bukomeye cyane, buremere n'ibitutsi. Ntatinye kubivuga ibitutsi bimwe muvuga ngo ni bishitani. Akoresha amagambo yose amwe ya gishumba ku buryo mushobora kugira ngo hagire n'abamukurikira nyine. Ariko icya kabiri akagaruka ku cyo yita ubumwe bw'abahutu, avuga ati abanyagitarama Kayibanda niyo yasohoye uyu munsi mu gitondo, ati Kayibanda niwe wari warahaye Habyarimana ubutegetsi amugira minisitiri w'ingabo. Ati Habyarimana w'umukiga yica Kayibanda w'umunyagitarama w'umunyenduga, ati ubwo ubumwe bw'abahutu burashengwe. Kandi ibyo biganiro bivuga ari washyiraho indirimbo za Bikindi arizo umwumva zimuherekeje, niza parime hutu zabitwa abanyura amatwi. Noneho akavuga ati rero bahutu tugomba kugaruka tukaba umwe. Ubu ni ukuvuga ko wari harasenya gahunda yacu ya ndi umunyarwanda,
twe turasaba ko turigisha ko abanyarwanda turi bamwe, duhuje igihugu, duhuje amateka, tugomba gufatanya kucyubaka no kugikorera mu kankiko, n'abambari bo bakagarura ibyaba ikindi. Wendende we yewe mwana wa mama Bahutu barashize mu Rwanda. Mbonye wendende we yewe yehora mwana wa mama Bahutu barashize mu Rwanda. Yewe mama babamariye muri gereza y'amashenge, babamariye kwicumu yego shenge, oya mwana wa mama Bahutu barashize mu Rwanda. Mama Bahutu barashize mu Rwanda. Yewe mama shenge hora mwana wa mama Bahutu barashize mu Rwanda. Mbonye ingwendende we yewe, mbonye ingwendende we yewe yehora mwana wa mama Bahutu barashize. Yewe mawe yewe shenge mama Bahutu barashize mu Rwanda. Mbonye ingwendende we yewe yehora mwana wa mama abantu barashize mu Rwanda. Kandi iyo urebye views abafite ku munsi abageze mu 20,000 by'abamukurikira, kandi abamukurikira n'abantu bajijutse, n'abantu bazi gusoma, n'urubyiruko, bibereke rero nibyo minisita yahoze ababwira Minaloc. Ni iki kibaye? Nigeze kujya Rusizi, ndagenda ndara muri hoteli yitwa Melody, nyuma nimugoroba nza kwikorera kamarishe nko mu masaa 10. Ndagenda mpagarara ku kibanza cya Twagiramungu, ntanazi ko ari cya Twagiramungu, oya cyandagije Imana nayo mbavanze. Ndagije Imana Jean Marie Vianney. Jean Marie Vianney ndagije Imana ku batamuzi yahoze ari minisita wa w'ububanyi n'amahanga muri guverinoma ya mbere umwe rw'abanyarwanda yashyizweho mu kwezi kwa 7 1994. Aza kwiba amafaranga ya ambasade. Icyo gihe twari tutaragira tekinoloji, icyo gihe minisitiri bamuhaga amafaranga bati genda ushyira ambasade muri Amerika, zari zikiyubaka mu kwezi kwa 9 1994, amadolari 200,000. Ajyana na perezida Bizimungu, ageze Washington akajya areba Bizimungu, yareba agiye muri toilette, abonye hagiye ja akavarisi aragafata karimo ya madolari, ahita agenda aza mu Bufaransa. Kuva icyo gihe na n'ubu niho aba. Ariko uwo muntu ubu niwe muzasanga kuri Twitter, kuri Facebook n'ahandi avuga ngo yashinze ikintu bita ngo ibuka bose, ngo ibuka bose, ngo abahutu n'abatutsi barapfuye baricana bose, okay, nibibukwe kimwe, hanyuma tumwe tubyibagirwe binarangire. Rero nahagaze ku akwiza ibintu bibi cyane, mpagarara ku kibanza kinaniwe nirambura gutya. Noneho icyo gihe ndagije Imana aratelefona bene wabari hafi aho ngaho. Bene wabari hafi aho ngaho niba bamutelefoni batariko umuyobozi wa CNLG bati witonde, ahagaze ku kibanza cyawe nta wamenye ibyo ari wakora. Noneho iyo ni true story mbabwira. Icyo gihe gavana Kabahizi arantelefona, niwe ari gavana wawe w'Iburengerazuba, ati Dr. atesa ati aturi hehe? Nindi Rusizi. Atuzi ko ndagije Imana amaze kumpamagara ko uhagaze ku kibanza cye. Nubu ngubu ndamusobanurira ndakora marishe, nubu ndahari nikene ntese niki. Ati ni kibanza kiri munsi y'umuhanda, kiri ku Kivu cy'ibyatsi hatarimo abantu bahatuye. Ati nicyo kibanza cye. Ntinahanyuze ndirambura, ntari kubungeze munsi ya Hotel de Chute ndiho nitemberera. Birabereka iki? Birabereka uburyo abantu bari hanze bafite contact direct yako kanya n'abantu bahangaha. Birasaba rero ko mu nzego zibanzaho muri mu bibabwira, mu bibaganiriza nabo n'abaturage. Nicyo nashimye minisitiri abwiraga ati muganire n'umuturage, mufate umwanya nawe
nk'izo ngero zifatika muzibahaye bizafasha. Ubumwe bw'Abanyarwanda nuko bwubakwa. Ubushize narabibabwiye mugira ngo ndakina. Nta muntu n'umwe wagomeye u Rwanda ngo bimugwa amahoro ndagaso. Mwarabibonye nagiye mbwira cyamukanyika inshuro nyinshi ndakibwira ntisha. Igihe cyawe kizagira uzajya kubona ubone wisanze i Kigali. Suru wa mbere nugiye kuba n'uwa nyuma. Nta muntu ujya upfa kugenda gutyo gusa yaragomeye u Rwanda sha ngo bizamuhire sha. Aginga yangaya ntarashobora kuba arimo aratekereza ibintu bikomeye cyane. Leta ya Denmark ishobora guhita ivuga iti tayari ubu ngubu ugiye gufata indege yerekeza i Kanombe. Cyararaga gisakuza kivuga nk'idubu mu nzu gisakuriza Abanyadanimarike n'ibiki byose, ariko ubu ngubu bakimara kugicakira inkotamabyi, ibikatamabyi, ibicucu, ibimara, ibihwahwa, ibibirimarima, ibirapfarapfa, ibipfuye amaso, ibikotanyo, ibipampara, pampagara, byose bibaho byose bivantara yicanyi ibihu vugenda bagicucu kaka mbesire gakubitwa n'inkwa wagicucu ariko iki kigoryi ariko umundi wabuzi usha kugwa wagiye ureka kudusambiraho niba banga u Rwanda wamazi turukujana. Ikindi niba udashaka kugaruka mu Rwanda wamazi. Ibyo nago ari twe bireba rwose, ntago ari twe bireba. Kandi ikindi wakigoryi reka guta umuco utazisama wasandaye. Hakose ubundi ndikubwira umuntu wapfuye koko. Ariko nanje nasetse ngo mukanyi ko yapfuye ago makuru niba arigo niba atarigo nago mbizi muze mubimbwire neza. Iranyanga Rwanda yagakubitwa n'inkubi yakankubirozi itabizi gahita ipfanga yakagwa kugase yakituma karindwi ku munsi yagakanura amasa gahera mu nda umutima gahera mu ndi gasaba giraga kubitwa n'akogorwa n'inda. Turakuvumye wanjye icuco wanjegera kintu kiraza kigasebye u Rwanda kigaharabika Paul Kagame ku Rwanda. Tereko komwa ingabo y'ikirenga tuzi dutinya. Arega impamvu tuyitinya nuko hari ibintu yatugejejeho twebwe ubwacu tutabasha kugira ute. Nkiriya mbwa ngo ni murangira uwo karangira imbwa mu gashiro urirwa woshya abana ngo baze kurwanya ba Mukanyiko kuri TikTok. Urirwa woshya abana ngo baze gutukana kuri TikTok. Ibintu wakoze abantu bose wagiye wangiza ibintu wagiye ukora urumva abana babikosora gute? Abantu bafungiye ubusa, abantu warenganyije kubera inda yawe urudigi rwawe wagahambirwa we uroshya abana ngo baze gutukana kuri TikTok ngo hanyuma ngo baze guhangana ngo n'abandi bari kuri TikTok ngo banga u Rwanda. Ariko tuvuga ibyabaye n'amateka n'ibiki byose byabaye uko byagenze. Ari nawe wafungira abantu ubusa, ari nawe wafasha abantu kubafungira ubusa, ubasiza imitungo yabo, ubasiza ubwoko bwabo, ubasiza aho baturuka n'uko bateye n'uko bameze aribo ari nawe wagicucu we. Ninde wanga igihugu? Yes, hanyuma rero uyu mugore navuga wenda ushobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe kubera ko umugore ufite hafi imyaka irenga 50 ntabwo ari umuntu wo kuza ngapfobye cyangwa se atuke abayobozi. Si ugupfobya gusa ahubwo no kuza agatuka abayobozi bagiye batandukanye b'igihugu barimo nka Murangira ndetse n'umukuru w'igihugu n'abandi bayobozi bagiye batandukanye. Umuntu utinyuka akaba yatuka abayobozi ndahamya ko abafite ikibazo gikomeye cyane. Ikindi kandi nk'uko mwabyumvise mu kiganiro Minisitiri Dr Bizimana Jean Damascene yigeze kugirana n'urubyiruko abagira inama yo kwirinda uyu mugore cyane. Ngira ngo mwabyiyumviye ni umugore ukunda gukoresha imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye cyane TikTok, aho akunda gustreaminga cyangwa se gukora live z'ibiganiro agahostinga bamwe navuga barwanya u Rwanda ku ntego y'uko bagomba gushyira ingengabitekerezo mu rubyiruko, kubera ko n'ubundi izi mbuga n'ubundi zikoreshwa n'urubyiruko. Duhagurutse tukaba twamurwanya ni ibintu byoroshye cyane.
wenda nsubiye inyuma muri iyi nkuru yigeze gutangazwa n'igihe ubundi Mukanyiko na bagenzi be bapfobya ndetse bakanahakana jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 bahagurukiwe n'urubyiruko rubabazwa n'ibikorwa byabo ndetse rwiyemeza kubarwanya burundu. Aho tariki 5 Mata 2022 nibwo uyu Mukanyiko ufite chaîne ya YouTube, ubwo nyine dusubiye inyuma ho gatoya, yise Mukanyiko w'umutabazi, yigeze gutanga cyangwa se kugira ikiganiro ashyira kuri channel ye kigaruka ku buryo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 ari uguta igihe. Ibaze ibintu biri mu mateka, ibintu abantu benshi tuzi, umuntu akaza akavuga ko ngo ari uguta igihe kandi abantu bakamwumva, bakagenda bagakora like kuri video ze, abantu bagatanga ibitekerezo, abantu bakisanzura kuri iyi ngingo, kandi abantu benshi buba bazi ukuri. N'urubyiruko rwavutse nyuma, amateka arahari ndetse n'ibimenyetso, hari inzibutso hirya no hino mu gihugu zitwereka amateka y'ibintu byabaye, umuntu akaza akavuga ko ari uguta igihe. Ibaze, hanyuma rero urubyiruko rugaceceka rukumva ko rukwiriye kumutega amatwi. Uyu mugore kandi uba muri Denmark kuri chaîne ye ya YouTube ishaho ibiganiro bihakana ndetse bikanafobya jenoside. Bimwe mu byo yavuze harimo ko inkotanyi zigiye kwigira imbabare cyane mu bihe byo kwibuka kandi ngo zitari mu gihugu. Ibaze umuntu ushobora kuba yakwifata agatinyuka ubuyobozi bw'igihugu. Ngira ngo mwigeze kureba n'akavideo arimo aratuka umuvugizi wa RIB Murangira Bitsieri ndetse n'abandi bayobozi bakomeye, ntagatinya kubatinyuka abatuka ndetse abandagaza pe ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mugore rero ubu ushyigikiwe na bagenzi be bagiye batandukanye, nagiye kuba navuga cyangwa se ngo ngarukeho. Urubyiruko rukaba rwahagurutse rw'u Rwanda kugira ngo rubashe kuba rwarwanya ibikorwa bye burundu, aho n'ubundi acisha ibi bikorwa ku mbuga ze zigiye zitandukanye, tudashobora kuba twamwihanganira ndetse mu buryo bwo kumucishekesha burundu. Yes, rero mwagiye mubona ubushobozi bwa leta y'u Rwanda. Ni leta igerageza kuba yahangana n'abantu baba bavuga igihugu nabi uku nguku. Mwagiye mubona abantu benshi bagiye bisanga inaha i Kigali bazi ngo bagiye mu Burundi kandi bakomeye cyane kurusha n'abo ba Mukanyiko. Uyu Mukanyiko uri hano muri Denmark rero ni ibintu byose kuba yazinduka yaryama ku mugoroba akaba yakwisanga i Kigali ku kibuga cy'indege, ni ibintu byoroshye cyane. Rero rubyiruko dukomeze duhuriza hamwe tubashe kuba twamurwanya. Njyewe niyemeje kumukubitaho episode zigera nko kuri 50 kandi episode ya 50 nzayigeraho ari kwisanga i Kigali. Neza muraho, iyi message nayigeneye Mukanyiko Sylvia. Mu by'ukuri ibyo wavuze ntago nagombaga kubyivangamo kuko yari hagati yawe na Finatunga, ariko impamvu nyamukuru zitumye mbyivangamo nizi zikurikira. Impamvu ya mbere ni ugupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi 1994. Sinzi analyse wakoze, sinzi ibyo wizeho cyane ko uvuga ko wari mu gihugu, ariko ni uguhakana kandi uzi neza ko byabaye. Ni uguhakana, ni ugupfobya kubera impamvu zawe bwite tudashaka kumenya. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ugutuka cyangwa se kuvuga amagambo atari meza ku bayobozi b'igihugu cyacu. Icya gatatu ni ukuvuga ko ngo tugutinya, abanyarwanda bagutinya batagusubiza. Ibyo rero nagira ngo nkubwire ko mu by'ukuri sinzi impamvu zawe, sinzi aho wakuriye, sinzi aho warerewe, ariko mu by'ukuri ntabwo rwose ibyo bintu byari bikwiye ku mukecuru ungana nawe, ku umuntu mukuru ungana nawe. Impamvu tutagusubiza rero si uko tugutinya. Impamvu tutagusubiza ni uko ibyo uvuga byonyine bigaragaza ko ufite ikibazo kandi gikomeye cyane. Gishobora kuba ikibazo cyo mu mutwe, birashoboka kuko ibyo uvuga nuko ugaragara birabigaragaza ko ushobora kuba warahuye n'iryo hungabana rikomeye cyane by'ikibazo cyo mu mutwe bitewe
no kwanga igihugu bitewe n'amaraso menshi cyane yuzuye ku mutwe wawe, cyangwa se ukaba uwo murage waragukurikiranye. Kuba umwanzi w'igihugu, kuba umwanzi w'abanyarwanda, ibyo bintu byose bishobora gutuma umera nk'uko umeze, nk'umuntu usa nk'uwataye ubwenge, umuntu uvuga ibintu biterekeye, umuntu uvuga ibintu bitarimo ubwenge. Izo ntambara warimo na mugenzi wawe rero ntago rwose byari ngombwa ko twe tubyivangamo rwose, ariko n'uzajya ugera kuri jenoside yakorewe Abatutsi, jya ushiraho akadomo, nimba udafite icyo uvuga uceceke. Mwari muhari, ntacyo mwakoze. Abo mwise inyamaswa nibo babohoye igihugu, abo mwishe nibo babohoye igihugu. Uraho wahunze mu mwobo tutazi aho uherereye, hanyuma ugakomeza ukavuga. Warangiza ngo baragutinya, ngo bande bose barakuzi, ngo president arakuzi, ngo madame president arakuzi, ngo bande barakuzi. Bakuziho iki? Banza umenye ngo bakuziho iki. Nonsense. Warangiza ngo abanyarwanda baragutinya. Ntago tugutinya my dear. Ngo ugirane inama, harya ni iyihe nama ugira n'ubundi? Of course, niba uri umuntu muzi mutekereza, ni nk'iyihe nama ubona wagira umuntu? Kandi ikindi ntimukajye mwitiranya ibintu. Buri gihugu kigira amategeko kigenderaho. Niba wishe cyangwa ukangiza amategeko y'igihugu, icyo ukorwa ni iki? Urafungwa. Kuko nicyo gihano, ni igihano. Buri gihugu cyose kigira ibihano, icyo ni igihano. Hanyuma mwebwe kubera misunderstanding zanyu, misinformation zanyu, mukajyaho ngo bishe, ngo bagize bate. Wowe kutarapfa, wowe ko tutarakwica, wowe kutarapfa, aho uri se uri kumva uri igitangaza ku buryo tutahagera. Ubwo uri kumva uwo mwobo urimo uri deep cyane ku buryo tutahagera. Ibi byonyine ni ikimenyetso kigaragaza ko leta y'u Rwanda ibyo muba muri kwivugaho atari ko biri. Kuko wowe iyo leta y'u Rwanda iba yica, wowe wari kuba warapfuye kera. Rimwe na rimwe tuzatubabwiza ukuri kugira ngo mubone ko nta mikino. Mwatumenyereye nk'abantu baceceka, nk'abantu batavuga, nk'abantu babona ibintu bakarenzaho kubera kwanga ku izandanga gaciro zacu zo guceceka, zo kwihangana, mukavuga mukumva ko ariko bizahora. Ntabwo ariko bizahora. Kuko ubu ngubu twabonye ko social media ishobora kugira ikibi, kuzana ikibi, burya ikazana n'ikiza. Kuba rero wowe n'abagenzi bawe bameze nkawe bakiriho, ni ikimenyetso kigaragaza ko ibyo muvuga kuri leta y'u Rwanda byose atari byo. Kandi gake gake muzagenda mubona reality, muzagenda mubona ibiriho bya nyabyo. Kandi rigatura turabizi neza ko ibintu biba biri gutuma muvuga gutyo ari ukugira amashyari. Mufite ishyari, abagore bangana nawe, wowe na nuriya mugenzi wawe, ubu ngubu bari mu nteko nshinga amategeko, bari gukorera igihugu, bari proud yo gukorera igihugu, bari proud yo gutransforminga igihugu, ariko wowe uri aho ngaho uri kuvuga gusa. Dore igihugu cyacu ahantu kigeze, muba mu comparinga ahundi se wewe wamuga nubwo mwabuzwa n'iki kuvuga. Muba mu comparinga leta yacu y'ubumwe, leta yacu y'uyu munsi igejeje u Rwanda hangaha aho rugeze uyu munsi, muga comparinga na leta ya Habyarimana, leta ya mbere ya jenoside. Mukareba mukabona ari ibintu bidashoboka, ari ibintu bitabaho, ariko yes biriho na cyane. Maze amashyaraka kwicuri iyo ngiyo warabuza aho uri gitira, isi izakwibukaho iki wowe? Nicyo ubona isi izakwibukaho? Reka ndekera aho ngaho, ariko hari impamvu nyinshi cyane zatuma utaba muzima, ugaragaza ibimenyetso by'uburwayi bwo mu mutwe. Hari impamvu nyinshi cyane. Hari ukuba waramenye amaraso cyangwa umuryango wawe waramenye amaraso bikagukurikirana.
hari ukutabona aho igihugu cyacu kigeze ngo byishimire kubera ukuntu mwebwe igihugu cy'igihe cyanyu ukuntu cyari kimeze n'ukuntu cyafataga abantu. Rero ibi ni ukukubwira ko u Rwanda rurakomeje kandi ruracyatera imbere, ruracyanagenda. Urababaje cyane nimba igihugu cyawe uyu munsi utaburi fier y'igihugu cyawe y'ibyo kigezeho, amahanga yose arureberera avuga clapping avuga ati rwose kabeho Rwanda, ariko wowe ukabura aho ngaho uvuga. Hari igihe rimwe na rimwe rwose ngiye mba numva ngize mbaye ashamed yo kuba nakwitwa umunyarwanda nawe ukitwa umunyarwanda. Mba numva bidakwiye, mba numva nkamwe twazabambura ubwene igihugu mukitwa ibindi. Ariko kubera igihugu cyacu kitarebera kuri ibyo ngibyo, ari igihugu cy'ababyeyi cyo kabyara, ugakomeza witwa umunyarwanda, nanjye nitwa uwundi. Twakagombye kujya tubambura ubwo bwene igihugu mwebwe, kuko kwitwa abanyarwanda bidutera isoni, kwitwa kwanya abanyarwanda bidutera isoni. Umuntu w'umukecuru ungana nawe uri aho ngaho uvuga igihugu cyangwa maze ngo inkotanyi ngo warazihahamuye ngo wagize ute wowe? Batera ahangaho isasu turebe kutagenda wirukanka. Sha kongo iki ngo ntibakuvugaho, mbese uri umuntu w'ikirenga, mbese uri umuntu udakorwaho. Gerageza ugere hano i Kigali tukwereke wowe.